Ni mu masaha y'umugoroba. Anita rero aba yicaye mu cyumba ari kuvugana n'inshuti ye, aba ari kubwira uyu mukobwa atumva ati noneho rwose Joe angeze ahantu, tekereza ko asigaye ankurikira ahantu hose ngiye, ahantu hose ngeze ndahamusanga, noneho ikirenze kuri ibyo uzi ko atajya anatinya kuza gukomanga iwanjye, ibi bintu rwose bimaze kundengaho. Naho uyu mukobwa w'inshuti ye ahita amubwira atumva rero nkugira inama rwose Anita, urabizi ko ndi inshuti yawe kandi ngomba kukugira inama, ngiye rwose nakugira inama yo kubivugana na Fabrice umugabo wawe ukamubwira nyine byose uko bimeze, kubera yuko guhishanya mu rukundo burya rwose bishobora no kwangiza mariage yanyu. Ikindi kandi ni wowe wanyibwiriye ko Fabrice akubwira byose, nawe rero ntabwo wakabaye hari ibintu umuhisha, wakabaye umubwira byose. Buriya rwose nibyo byiza, nta mpamvu z'uko urugo rugomba kubakira ku binyoma cyangwa se ku mabanga kandi atari ngombwa. Naho rero Anita ahita abwira uyu mushuti we ati ntakubeshye, ndabona rwose atari cyo gihe cyo kuba nabibwira Fabrice. Akivuga atya Fabrice aba yinjiye avuye ku kazi ati sheri ni ibiki se ugomba kumbwira ngo ubimbwire ko rwose numva niteguye kubyumva. Ni nako kandi aba ari gutambuka asuhuza nyine umugore we amusoma ku itama. Naho rero Anita amera nyine nk'umuntu utunguwe ariko agahita aceceka gatoya, ubundi agahita asezera uwo bavuganaga kuri telefone ati turongera nta kibazo. Ahita rero atangira kubwira Fabrice ati sheri ati ntabwo ari ibintu bya danje twavugaga, ahubwo nyine namubwiraga yuko gukora akazi nsanzwe nkora nkabifatanya n'akazi ko mu rugo ndenda gupfa neza neza, umunaniro urenda kunyica. Naho Fabrice ati nibyo se wumva utagomba kumbwira, ariko rwose ugomba kubimbwira kuko njye nawe turi umuntu umwe kandi ibibazo byose tugomba kubishakira ibisubizo turi kumwe. Anita ati nyine numvaga rwose ntagomba kukuremereza nkubwira ibyo bintu byose. Naho Fabrice ati ahubwo se sheri ubundi niba nyine umunaniro wenda kukwica kubera iki wakwicwa n'akazi kandi hari abakagombye kukagufasha, shaka nyine umukozi wo mu rugo aze yite ku byo mu rugo nawe wite ku kazi kawe. Anita rero asigara abitekerezaho ariko akumva koko nibyo agomba gushaka nyine umukozi wo mu rugo uza kubafasha. Fabrice rero ahita amubwira ati reka mbanze njye muri dushe mbanze nkarabe kuko byo rwose nanjye ndananiwe, ntabanje gukaraba nta nubwo rwose naba mbasha guhumeka, turavugana mbishoje. Umunsi rero wakurikiye mu masaha y'igitondo cya kare rwose Fabrice arabyuka akajya muri dushe, maze yaba akigera muri dushe telefone ya Anita igahita isona. Anita ahita asanga nanone ari Joe uri kumuhamagara, aramwitaba maze akamubwira nabi ati ariko ubundi wa musore ufite ikihe kibazo, narabikubwiye ko ngewe undi umugore ufite umugabo namaze gushaka rwose, ntabwo nkiri mugenzi wawe, wanditse ukampa amahoro ndetse ukareka no kuzajya unyinjirira mu rugo uko ubonye kose no kumpamagara amasaha yose atari aya ngombwa. Tekereza nk'ubu iyo umugabo wanjye aza kuba ari ufashe iyi telefone urakeka byari kugenda bite? Naho rero uyu musore nyine bari kubwira Anita ati ndagukumbuye ndifuza kukubona. Anita ati ariko naraguhakaniye nakubwiye ko ibyanjye nawe byarangiye, gerageza rwose unyibagirwe, shaka undi mukunzi ibyo birangire, nyibagirwa nkura mu bitekerezo byawe. N'umujinya mwinshi rero ahita afata telefone maze akayikupa. Akimara kuyikupa Fabrice aba asohotse muri dushe maze agahita amubaza ati sheri ninde rwose uri kuguhamagara aya masaha? Naho rero Anita ahita amubwira ati reka rwose ubanza ari umuntu wari wibeshye nimero ariko yantesheje umutwe we, ahubwo reka mpite nifungira iyi telefone, sinshaka ko rwose aza kongera kuntesa. Naho rero Fabrice ati hanyuma se nuzimya telefone hakaza kugira undi muntu ugushaka kandi byihutirwa? Naho rero Anita ati nta n'umwe wanshaka byihutirwa kuko uwanshaka byihutirwa ndamufite imbere yanjye, ni wowe nta wundi. Hashira iminsi rero Anita n'umushuti we baba biyicariye muri salo bari kwiganira rwose, ibiganiro bigeze kure. Naho rero Joe araza agakomanga maze umukozi akajya kumufungurira. Uyu mukozi rero amubwira ko rwose bitemewe nyine ko yinjira hano, cyane cyane ko Anita aba yarabujije uyu mukozi ko uyu musore azongera kwinjira muri iyi nzu. Naho rero Joe yinginga cyane rwose uyu mukozi ati mbabarira ntabwo ni butinde, ndamuvugisha mpagaze ndahita ngenda rwose, ndakwinginze mbabarira.
akomeza kumwinginga rero maze uyu mukobwa akareka Joe akinjira. Akinjira rero Anita akimukubita amaso ahita ahaguruka ati ariko nkawe koko umuntu azakubwiza iki? Kubera iki utumva? Mu rugo rwanjye urahakora iki? Nakubwiye yuko ndi umugore uri mariye, udakwiye rwose gukomeza kunyiruka inyuma. Kubera iki utacyumva? Kubera ko njyewe nawe ntabwo tugihurije sitati. Sinibaza rero impamvu rwose tujya gushaka abakobwa bari singo nkawe maze ukaba ukomeza kunyiruka inyuma. Naho rero Joe ati rwose ndabizi ko hano ari mu nzu yawe, ariko nifuzaga ko washaka umwanya muto maze tukajya hanze nyine hatari muri iyi nzu yawe, maze tukaba twavugana. Ndifuza rwose kukuvugisha, nta kibazo rero tutazongera kubonana, ariko nibura umpe umwanya maze tuvugane. Naho rero nituba warakaye ati nsohokera mu rugo vuba cyangwa mpamagare polisi bagufunge, kubera ko urakabije rwose kuntesha umutwe kandi nta gahunda ngifitanye nawe. Aramufata rero akamusunika maze akagenda akamujugunya hanze agahita afunga. Uyu mushuti wa Anita rero ahita amubwira ati ariko nawe wikwisiteresa rwose, wikwitera stress. Naho Anita ati cecekere ntabwo ubizi. Tekereza yinjiye gutya maze agasanga Fabrice ari hano, ibi bintu urumva nabisobanura gute? Uyu mushuti wa Anita ati hoya ntumbwire yuko utarabwira Fabrice ibya Joe, ntumbwire ko rwose ntabyo azi, atazi ko uriya musore rero agutesha umutwe. Naho Anita ati ntabwo aricyo gihe, biransaba kuzabitekerezaho neza maze nkamenya icyo gukora. Gusa nyine aba ataye umutwe kubera gutungurwa n'uyu musore uba winjiye mu rugo rwe, aba yibaza umunsi azamutungura maze rwose akinjira mu mwanya utari mwiza. Hashira iminsi rero Fabrice agataha, aba ari mu masaha y'umugoroba, aba ananiwe cyane rwose, akazi kaba kamubanye kenshi. Yinjira rero ahamagara ati sheri natashye, gusa nyine ndananiwe. Ahita yitura mu ntebe, ubona rwose umunaniro ari wose, nawe ubwo bari kubyivugira ati ndananiwe, ndumva rwose ndi hafi gupfa. Naho rero uyu mukozi wabo wo mu rugo ahita yinjira rwose yihuta, maze nyine akaza kumwakira. Ahita rero amubwira ati madame nyine ntawe uhari. Naho rero Fabrice ati yagiye se? Yigeze akubwira aho yagiye se? Naho rero uyu mukobwa ati hoya rwose ntaho yambwiye. Uyu mukobwa rero aba yitwa Lili. Fabrice ahita amubwira atumva Lili, ndifuza rwose ikintu cyo kunywa, genda unzanire ka kawayini kanjye nkunda maze rwose mbe nkanywa, kuko ndumva umunaniro mfite nta kindi kintu cyawunkiza. Naho rero Lili uba atari umwana mwiza habe na gato, ahita abwira boss we nyine ati ariko boss, ka kawayini ntabwo gahari, karashize, kubera yuko mabuja nyine ajya agasangira na Joe iyo yaje. Naho rero Fabrice ati ngo iki? Ati na Joe? Ati Joe se kandi ninde? Naho rero Lili ati nyine ubanza ari umushuti wa mabuja, njya mbona nyine basangira ako kawayini, gusa nyine amaze iminsi none atagaruka kubera ko nyine batonganye bagashwana cyane, amaze iminsi noneho atongera kuza hano. Naho rero Fabrice ahita amubaza ati hanyuma se ninde muntu wundi uzi ibyo bintu? Naho rero Lili ati ni wa mushuti we, niwe rwose bakunda kuba bari kumwe. Fabrice ahita yumva ameze rwose nkaho ibintu byose bimwivangiye mu mutwe, uburakari buhita bumubana bwinshi bukivanga na ya stress yari afite. Ahita atekereza ukuntu uyu musore witwa Joe yari azi ko nyine yari umu ex w'umugore we, ukuntu aza hano muri runo rugo bagasangira wayini, ndetse ahita atangira gutekereza ko bashobora kuba baryamanira muri uru rugo. Umujinya rero umubana mwinshi cyane, akarakara rwose bidasanzwe. Igihe rero Anita yaziye, yarinjiye maze akinjira ahita asanga umugabo we yarakaye, umujinya ni wose. Ati none se sheri ko ndeba wagira ngo ntabwo meze neza? Umugabo we n'umujinya mwinshi ati mbwira neza ukuntu wifata ukazana umuyegise wawe mu nzu yanjye, mukaryamaniramo, mugasangira inzoga zanjye, mbese mukidagadura rwose, maze ntiwigere ubimbwira habe na rimwe, ahubwo nyine ukabigira ibanga rikomeye. Naho rero Anita aba yatangiye nyine kugira ubwoba, ari gutitira, yabuze ijambo na rimwe yabwira umugabo we
dore ko n'ubundi aba yarabuze aho ahera abimubwira. Ati sheri, ati ni ukuri mbabarira ngusobanurire. Naho rero Joe aba yarakaye cyane, ati uransobanurira, unsobanurira iki? Ubu ntihashize igihe kinini warabimpishe, wirirwa mu manyanga, wirirwa mu mafuti, nanjye rwose ngo mba nasize umugore mu rugo, naho iyo nkimara kugenda uhita wizanira abandi bagabo. Ntabwo rero Anita abasha rwose gusobanurira Fabrice, kubera yuko umujinya aba ari mwinshi, aba ajya kuvuga maze Fabrice agahita amucecekesha. Guhera uyu munsi rero Fabrice ibintu byose byamuhuzaga na Anita ahita amera nk'aho abikubye. Anita yajya mu cyumba, Fabrice akajya muri salo, Anita yajya muri salo, Fabrice akajya mu cyumba, mbese baragenda bagakora ibintu rwose bitandukanye. Uko bajyaga bicara ku meza bari gusangira ntabwo byongera kubaho, kubera ko Fabrice aba aza mu rugo rwose yamaze gufata amafunguro, mbese aba yumva atakifuza kongera kubona Anita ukundi. Anita we rero biragenda bikamubabaza cyane, maze rwose agakomeza gusaba imbabazi umugabo we, ariko ntabwo aba ashaka ko bavugana kuri iyi sije. Abwira rero wa mukobwa w'inshuti ye ati ni ukuri nikozeho, iyo nza kuba narabimubwiye kera, ahari ntabwo aba yarakaye gutya, yarandakariye ku buryo tutakibasha no kuvugana, mbese no kumusaba imbabazi ntibishoboka kuko ahantu ari iyo mpageze ahita yigendera. Ntakubeshye ndumva rwose mfite agahinda k'ukuntu Joe yansenyera koko, kandi nyamara Fabrice ndamukunda cyane. Naho uyu mushuti we atari ko nakugira inama yo kubwira Fabrice ko Joe akikugendaho, ko rwose agutungura ukabona arakuguriye ahantu uri kandi nta ruhare uba wabigizemo. Naho rero Anita ati nyine nagize ubwoba bwo kubimubwira, numvaga ntazi uko yabifata, kandi nyine natinyaga ko ibyambayeho ari byo rwose byari kumbaho. Uburakari yagize amenya yuko Joe ageze mu rugo ntabwo ushobora kubyumva, nabonaga ari hafi nko kundya neza neza. Mushuti we ati rero ugomba gushaka uko ubigenza, maze mukicara mukaganira, ukamusobanurira byose, ndetse rwose ukanamubwira ko nta kintu cyabaye hagati yanyu. Anita rero abwira uyu mushuti we ati ikintu kimbabaje ni uko Fabrice atekereza ko rwose naba naramuciye inyuma, kandi nta nubwo nabirota no mu nzozi, kubera ko umugabo wanjye ndamukunda cyane, ntabwo rwose nshobora kubikora. Ikindi kandi sinifuza rwose kumutakaza, nubwo bingaragarira amaso ko ubu rwose ibintu bitameze neza, ariko ndamukunda cyane. Naho rero uyu mushuti we nyine akomeza amubwira ati nabikubwiye rwose, nta kundi kuntu na kumwe ushobora kongera kumwigarurira uretse kumwicaza ukamubwiza ukuri kose, maze rwose ukareba ko yakumva. Iminsi rero iragenda igahita, ariko rwose umubano wa Anita na Fabrice utarongera kugaruka ku murongo, dore ko rwose Anita aba akora ibishoboka byose maze akabyuka kare ngo ategurire Fabrice, ndetse rwose akamubwira amagambo meza akamubaza ati waraye ute mukunzi, umeze neza? Nyamara Fabrice ntabwo rwose aba ashaka kumuvugisha. Niyo Anita yageragezaga kumwegera, Fabrice yaramubwiraga ati gerageza ugume kure yanjye, ntabwo rwose nifuza ko wanyegera. Anita rero ibi bintu biragenda bikamurenga rwose, akabona ko ari kugenda atakaza umugabo we buhoro buhoro. Abwira rero uyu mushuti we ati ni ukuri ikintu kimbabaje ni uko ntigeze nkumvira, ahari iyo nza kukumvira ibi bintu ntabwo biba bigeze hano. Ndakubwiza ukuri umugabo wanjye rwose ndi kumutakaza mu buryo bugaragara. Naho rero uyu mushuti we atari ko yakabaye akumva, kubera yuko nta kintu cyari kiri hagati yawe na Joe, nanjye ndabizi. Naho Anita ati icyo kimbabaza we rero ntabwo abyumva, azi ko rwose namuciye inyuma, tekereza ko ataragifata amafunguro namuteguriye, ubu rwose ntagitaha. Ntuzi ukuntu Fabrice yakundaga gutaha kare, akiva ku kazi agahita aza mu rugo, ubu ntabwo ariko bimeze. Ubu rwose ava ku kazi akigendera, ndetse rwose inshuro nyinshi ataha yasinze, agataha agenda agwa, mbese ntabwo rwose wamenya ukuntu nawe byamugendekeye. Gusa nawe mbona nyine ari agahinda kari kumukoresha, ariko ni ukuri sinifuza gutakaza umugabo wanjye. Ntabwo rero nzi ikintu nakora kuko ntatuma amwegera, ntabwo yatuma rwose nanamuvugisha, asigaye agendera kure mu buryo bugaragara bwose. Umunsi umwe rero
Fabrice ataha rwose yasinze noneho bikabije ku buryo n'ubundi aba ari kugenda agwa. Akigera rero mu cyumba ahita yikubita hasi maze Anita akagerageza kumubyutsa, naho Fabrice akajya amubwira ati ndeka n'ubundi rwose nta kibazo mfite, ndeka njyenyine, reka gukomeza kunyereka ko nkunda kandi umbeshya, ubwo ni uburyarya rwose. Najyaga nicara ngatekereza ko umugore wanjye ankunda cyane, dore ko rwose nanjye nagukundaga, numvaga ngiye kuzasazwa n'urukundo ngukunda. Icyo ntigeze menya ni uko ibyo wavugaga n'ibyo wakoraga byari bitandukanye. Mu by'ukuri biragaragara rwose ko ntacyo bikubwiye kuba mpari cyangwa ntahari. Naho rero Anita ati ceceka, ibyo uri kuvuga ntabwo ubizi, tekereza nk'ubu hagize ikintu kikubaho, uratekereza se ko nakomeza kubaho uramutse udahari? Ntabwo bishoboka rwose. Naho Fabrice ati reka gukomeza kumbeshya, ndabizi ko wabaho ndamutse ntahari kubera ko Joe yagufata neza, niwe ukunda, niwe wahisemo kuba uri kumwe nawe. Naho rero Anita ati ariko sheri, narabikubwiye rwose ko nta kintu cyabaye hagati yanjye nawe. Fabrice ati icyangombwa ntabwo ari icyabaye hagati yawe nawe, ahubwo nyine ikibabaje ni uko rwose wamwizeye maze ugakomeza kumuzana no mu rugo rwanjye. Byarambabaje cyane kandi n'ubu rwose birakomeza kumbabaza. Iyo mbitekereje mba numva nakwiyahura. Iyo ntekereje ko nagukunze n'umutima wanjye wose, naho wowe wakomezaga gukunda uwo mwatandukanye, ntakubeshye mba numva niyanze. Undi munsi rero Fabrice ataha yasinze cyane nanone, gusa noneho ntabwo Anita aba ahari kuko aba yagiye ku kazi atarataha. Fabrice rero ahita agenda maze akajya mu cyumba cye akagarama ku buriri. Aratangira rero agahamagara nyine Anita ati sheri uri he koko ko ngushaka. Naho rero Lili yumva nyine Fabrice ari guhamagara Anita kandi abazi neza ko Anita adahari, maze agahita yinjira yiyambitse utuntu turi sexy cyane rwose, ubona ari nkaho yaba yambaye ubusa. Fabrice we akimukubita amaso ahita amubona mu isura ya Anita, maze agatangira kumubwira ati mugore wanjye nkunda, wowe na rwose nari ngukumbuye, icara hano, maze akaba aramukikiye ati ndagukunda cyane rwose kandi sinifuza ko izi ntonganya zakomeza mu rugo rwacu, reka ibyabaye mbyibagirwe maze twikomereze urukundo rwacu, kubera ko rwose ntabwo gikeneye ko tubaho duhora dutongana. Ikindi kandi urabizi ko ubuzima bwanjye, urabizi ko uri byose byanjye, uranyuzuza, mbese ni wowe mugore w'inzozi zanjye, nta kintu na kimwe nakwifuza ku mugore udafite, ndagukunda cyane. Naho rero Lili we aba yicecekeye nyine yiturije, maze agahita atangira gusoma Fabrice, nubwo rwose aba yumva ko ari kumwitiranya n'umugore we, ariko nawe abiprofitiramo nyine, maze rwose agakomeza akegera nk'aho ari umugore we. Bakomeza rero kubwirana nyine amagambo y'urukundo, dore ko rwose Fabrice we ntabwo ibintu aba ari kuvuga aba azi neza yuko ari kubibwira Lili, kuko aba abona ari isura y'umugore we. Mu kanya gatoya rero Anita ava ku kazi maze akaza ahita yinjira mu cyumba. Atungurwa rero no gusanga umugabo we aryamanye na Lili. Lili rwose ahita yigira nkaho nta cyabaye, nta nubwo yikanga, ahubwo rwose uba ubona nyine wagira ngo ari gukora ibyo yakabaye ari gukora. Naho rero Anita ahita yiruka maze akajya muri salo, aragenda akagira ngo ahari ibyo abonye yarotaga, maze agatangira kurira avuza induru. Naho rero Fabrice we nyine ahita amera nkaho agaruye ubwenge, maze bikaba nkaho rwose inzoga zimushizemo, ahita areba uwo bari bari kumwe maze akabona ni Lili, ahita atangira akamuhondagura ati nsohokera mu cyumba wa shitani we, ubundi wahageze gute? Mu by'ukuri ntabwo rwose abazi uko byagenze. Atangira rero gusaba imbabazi Anita, ariko Anita ntabwo aba abyumva. Fabrice ati mbabara ndakwinginze, ibintu rwose byabaye nta ruhare nabigizemo, kuko rwose ntabwo yari njye, sinigeze mbitekerezaho, sinigeze mbipanga, ndetse rwose nabonaga uriya mukobwa ari wowe. Naho rero Anita ati nuko nyine mwabaye ko kurifata ukanca inyuma mu buriri bwanjye, kandi narakubwiye yuko njyewe na John nta kintu cyabaye, ni nacyo kintu kibabaje
ko rwose uri kugerageza kunyishyura kandi nyamara nta kintu nagukoreye. Naho rero Fabrice ati umbabarire, ni ukuri umbabarire, urabizi ko ngukunda kandi urabizi ko ntabwo ukora ibyo bintu. Nkurikije ukuntu nababaye sinakwifuriza kubabara nk'uko nababaye. Ibintu byabaye ni ukubera nari nanyweye inzoga nyinshi, nta control rwose nari mfite. Nabonaga uri Lily, ntabwo nigeze menya ko ari uriya mukobwa turi kumwe. Nyamara Anita ntabwo abyumva kubera ko aba yumva ibintu birenze ubwenge bwe. Ahita rero afata ibintu bye byose maze akigira kwa ya nshuti ye. Aragenda akamaraho ibyumweru 2 ataravugisha umugabo we, ataramwitaba kuri telefone, yirirwa amwandikira amamesaje ariko ntayasubize. Naho rero uyu mushuti we aramubwira ati ariko se nkubaze koko Anita, urifuza kwiyahura? Reba nawe igihe cyose gishize nta kintu ushaka gushyira mu nda, inzara yarakwishe, wirirwa urira gusa, ntabwo witaba umugabo wawe, ntabwo usubiza mesaje ze, none urumva bizagenda bite? Urumva udakeneye ko mwicarana maze rwose mukaganira? Naho rero Anita ati nta kintu nkeneye kuganira nawe, naramubonye ntabwo yambonye. Naho rero uyu mushuti wa Anita ati ariko rwose umugabo wawe njyewe yaransobanuriye maze rwose ndamwumva, kubera ko ntabwo yabikoze yabitekerejeho, yibeshye ku muntu kandi nawe byakubaho. Anita rero nta kintu na kimwe aba ashaka kumva, nubwo umushuti we rwose bari kumubwira ko bagomba kwicara bakaganira bagakemura iki kibazo kugira ngo Fabrice ye no gukomeza kwicwa n'inzoga, dore ko noneho izo yanywaga yari yarazikopye 3. Byaragaragaraga ko rwose ahantu ari kugenda ajya ari habi cyane. Nyamara Anita we agahinda yari afite, yumvaga rwose atakongera kurebana n'uyu mugabo mu maso, yiboneye ari kumuca inyuma n'umukozi wo mu rugo. Anita rero ahita abwira uyu mushuti we ati iby'urugo rwanjye ndetse na Fabrice rwararangiye rwose, ahubwo ejo nzajya gufata n'ibintu byasigaye. Gusa nyine ntugire ikibazo, ntabwo nzakomeza kukubangamira iminsi myinshi kubera ko ndashaka gushaka inzu yanjye maze nkayijyamo, kuko rwose ntabwo nshaka kongera gusubira mu rukundo rw'ibinyoma. Naho rero uyu mushuti we ati nyamara rwose uri guhubuka, ibintu uri kuvuga ntabwo ari ibya nyabyo, ntabwo ukwiriye kurangiza umubano wanyu gutyo, ahubwo ni ukuri mwakabaye rwose mubikemura. Iri joro rero Fabrice asinzirira mu ntebe maze Lily akaza akamusangayo agashaka kumukuramo imyenda nyine nk'uko yarasanzwe ashaka kubigenza. Fabrice yahita akangukira hejuru maze agasanga uyu mukobwa rwose ari hafi kumukuramo ishati, ahita amufata akamusunika, uyu mukobwa agahita yitura hasi. Fabrice atumva nkubwira wa mukobwa we, ndakwiyamye rwose, sinzi icyo nshakaho ariko ndakwiyamye. Ahita agenda akajya mu cyumba maze agahita afunga n'urufunguzo. Araryama rero maze bugacya mu gitondo, gusa ntabwo aba yigeze asinzira neza kuko aba yarayitekereza ibintu byose bimaze iminsi bimubaho. Mu gitondo rero Anita araza maze agakomanga, Lily aragenda akamufungurira. Anita amurebera ku rutugu maze agahita akomeza yinjira, akagenda akajya ku cyumba rero maze agakomanga. Fabrice we ahita agira ngo ni Lily nyine uri kumukomangira, ahita atangira kumubwira nabi ati ariko wa shitani we uranshakaho iki? Sinakubwiye ngo mpa amahoro, wamviriye mu buzima, ubundi ninde wakuntumye? Wazagiye ukamubwira yuko wambuze, uranshakaho iki koko? Ibyo wankoreye ntibihagije? Njyewe rwose ntabwo ngukeneye mu buzima bwanjye, wantandukanyije n'umugore wanjye, none urashaka kuntandukanya nande ko nta kintu na kimwe nsigaranye kuri iyi si? Gusa nyine ninza nkagusanga ku rugi rwanjye, ibintu ndi bukore rwose ntabwo uri bubikundi. Mvira ku rugi utancumuza kubera ko ndumva nagufata nko mu ijosi. Ayo magambo yose aba akiyavuga akiri kwambara inkweto nyine ngo ajye gufungura. Afungurana umujinya rero ameze nk'ugiye gukubita rwose Lily, maze agahita asanga ni Anita. Ahita rero acisha make maze Anita agahita yinjira mu cyumba, nta jambo na rimwe avugisha Fabrice, ahubwo ahita agenda agafata varize iba iri hejuru ya garderobe agashaka gutangira gushyiramo imyenda. Naho Fabrice ahita amwambura iyi varize ati hoya sheri, ntabwo ibintu wabinkora, ntabwo rwose wansiga, mbabarira ntabwo wagenda. Ahita amwaka iyi varize maze akongera akayisubiza hejuru ya garderobe. Anita nawe akongera akayikurayo, Fabrice akongera akayisubizayo. Naho Anita ati ariko waretse iyo mikino yawe nk'iy'abana, njyewe urabona mfite umwanya wo gukina nawe? Naho rero
Fabrice ati ni ukuri ndifuza ko rwose wanyumva, sinzi impamvu ibintu nagusobanuriye byose wanze kubyumva. Anita ati urigira nkaho rwose noneho wowe ibyo nagusobanuriye wabyumvise. Naho Fabrice ati mbabarira rwose kuba ntarigeze nkumva. Anita ati nibura yabe nanjye ntabwo rwose nigeze ngira icyo nkora na Joe, naho wowe narabyiboneye n'amaso yanjye uri kunca inyuma. Cyakoze rwose ndabona umugore wawe ameze neza. Aba ari kumubwira riri ndabona mumiranye neza rwose, biragaragara ko umwitayeho. Naho Fabrice ati mbabarira ni ukuri, mbabarira rwose maze ngusobanurire. Naho Anita turansobanurira iki se ntabonye n'amaso yanjye? Fabrice rero ahita abwira Anita ati rero ikintu cyonyine nshaka kukubwira ni uko ngukunda kandi cyane. Ntabwo rero rwose ndi bureke wongera kunsiga, ubwo nibiba ngombwa njye nawe turajyana. Ikindi kandi ikintu cya mbere ngiye gukora ni ugusohora uyu mukobwa muri iyi nzu. Ukiri aha rwose ukibireba n'amaso yawe, uyu mukobwa nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Ngomba rero rwose kumusohora muri iyi nzu kuko niwe watuzaniye ibibazo byose dufite kano kanya. Ahita amuhamagara maze akamubwira ati mbwira amafaranga yose nkurimo ndayakuba inshuro 3 ariko mbare 2 warangije kumvira mu rugo. Anita rero uba uri kureba ibi bintu byose ahita abona ko noneho umugabo we rwose atari buze kumucika. Noneho aratuza maze bakaganira. Fabrice rero amusobanurira neza rwose ukuntu wa munsi byagenze. Anita nawe akabwira Fabrice inshuro zose Joe yazaga mu rugo uko byabaga byagenze, ndetse anamubwira ko rwose yamwiyamye kenshi gashoboka, ko rwose nta kintu kigeze kiba hagati yabo. Bose rero basabana imbabazi maze bagahita bahoberana. Naho rero Fabrice ahita abwira Anita ati ni ukuri iyi minsi umaze utari hano numvaga wagira ngo ahari umutima wanjye ntabwo ukiri mu mubiri wanjye, kuko rwose numvaga wagira ngo hari igice cy'umubiri kandi cy'ingenzi ntagifite. Ariko kano kanya wongeye kwinjira hano ndumva rwose ibyishimo byongeye kungarukira. Ndagukunda cyane, mpora mbikubwira ko ari wowe unyuzuza, uri byose byanjye, nta kindi kintu na kimwe nifuza uretse wowe. Naho rero Anita ati nanjye rwose ndagukunda cyane, impamvu nari nagiye nuko kwihanganira kukubona uri mu maboko y'undi muntu ntari kubishobora rwose. Ubwo rero nahisemo kujya kure y'agahinda, kuko rwose gutekereza ko hari undi muntu ukunda numvaga agahinda kari hafi kunyica. Fabrice atamubwira ati umbabarire mukunzi wanjye, ni ukuri ntibizongera kubaho ukundi rwose, kandi urabizi neza ko ntashobora kuguca inyuma nabitekerejeho. Nuko gusa nakubonagamo nyine isura, uriya mukobwa namubonagamo isura yawe, ikindi kandi nawe yabigizemo uruhare rwose. Baza rero kugaruka muri salo maze bagasanga Riri rwose ariyicariye muri salo nkaho nta cyabaye. Naho Fabrice ati ariko se wowe ntabwo nakwirukanye, sinakubwiye ko rwose ugomba kumvira mu rugo? Naho Riri aseka ati urakeka rero nagombaga kuvamo byoroshye gutyo? Warankoresheje none urashaka kunjugunya nk'isogisi rishaje. Wanyishimishijeho none urumva koko ukwiriye kunyirukana? Ntaho najya rwose, kubera yuko ntacyo uyu mugore wawe uri hano andusha. Ubona ndusha ubwiza se? Utekereza se ko hari ikintu na kimwe andusha? Cyane ko ibintu byose ari nanjye nabikoraga, ari aho yicaye nyine yigize nk'umwamikazi. Ntacyo rero na kimwe rwose andushije. Naho rero Fabrice ahita amubwira atumva nkubwire n'ikindi gihe utazongera kuvuga ayo magambo imbere y'umugore wanjye. Umugore wanjye ni uw'igiciro, ntaho muhuriye rwose, nta nubwo wafungura udushumi tw'inkweto ze. Naho rero uyu mukobwa Riri ati niko uvuze? Ati hari icyo utazi rwose, ntabwo nasubira mu cyaro iwacu kubera ko ubu ngubu ntwite umwana wawe. Ibintu byananiye Anita mu myaka myinshi yashize, njye nabashije kubikora mu ijoro rimwe gusa. Urumva ko rero njyewe rwose ndarenze, nta hantu mpuriye nawe. Ubwo rero nyine umwana wanjye agomba kuzavuka abona se na nyina, ntabwo rero nshobora kuva hano. Anita acyumva ibi bintu kwihangana biranga, maze agahita yiruka ajya mu cyumba, kuko rwose aba yumva noneho atazi rwose ikintu cyo gukora. Aba yumva ibi bintu noneho biri kugenda birenga ubwenge bwe.
Anita rero na Fabrice barara nyine batari kuvugana. Buracya mu gitondo Fabrice yakanguka agasanga Anita ntawe uri hafi aha, aratangira aje akareba hirya no hino, maze agatangira kuvuga ati hoya rwose ntabwo bishoboka, umugore wanjye ntabwo yakongera kunsiga. Atangira rero gusakuza cyane, maze Anita agahita aza kuko aba yarari muri toilette, ahita amubwira ati sheri kuri gusakuza cyane. Naho rero Fabrice ati naringize ngo akomeza nyine ari kuvugishwa. Naho Anita ati warugize ngo nongeye kugenda se? Fabrice ati cyane, nibwo bwoba rwose nari mfite. Anita ahita amwegera ati humura kuko kuri iyi nshuro nta hantu na hamwe nzongera kujya, uru ni urugo rwanjye, ngomba rero gushikama nkarurwanirira. Njye nawe tugiye kurwana iyi ntambara turi kumwe kandi tugiye gufatanya, ntabwo nzongera kugenda ukundi. Bahita rero bahoberana, maze Fabrice agahita amubwira ati kuri iyi nshuro noneho undemye agatima. Anita nawe ati rwose nanjye ubu nditeguye. Fabrice rero na Anita baragenda bakongera bakajya kuvugana na Lily. Fabrice amubwira ko uko byagenda kose atamushaka hano, agomba gutaha iwabo, ndetse rwose amuha uyu munsi gusa, akamubwira ati ejo mu gitondo ugomba kuzinduka utaha. Mu masaha rero y'ijoro Lily ahamagara papa we, dore ko nyine Fabrice niwe uba warazanye Lily amukuye iwabo mu cyaro, baba baziranye rero famiye zabo ziba ziziranye. Lily rero ahamagara papa we, maze akamubwira ati papa ubu rwose ibintu bimeze nabi, Fabrice yanteye inda, yamfashe ku ngufu antera inda, none arashaka kunyirukana. Ikindi kandi bari no gupanga we n'umugore we ko bashobora kunkuramo inda. Tekereza rero bankuyemo nyababyeyi, rwose papa nkeneye kuntabara. Naho papa ati koko ibyo bintu se barabikoze? Lily ati cyane rwose, ati ubu rwose ndi mu mazi abira kubera ko ibintu bashaka kunkorera ni ibintu bibi cyane. Papa ati uretse mu gitondo ndazinduka rwose nza kukureba, kubera ko sinakwemera ko umwana wanjye umwe gusa bamukorera ibyo bintu. Lily rero ava kuri telefone, maze agahita avuga ati ndabakoze rwose, buretse nyine ndareba umuntu uzansohora muri iyi nzu. Ndabizi papa wanjye ni intare, kandi iyo umuntu ahagarikiwe n'intare aravoma, nta muntu n'umwe uzongera kubasha kunkoraho, buretse rwose ejo mu gitondo azaze azabereka icyo azabakorera. Mu gitondo cya kare rero mbere y'uko babyuka, papa wa Lily aba yahageze, yinjira asakuza cyane ati banzanire rwose bansobanurire bari hehe. Naho rero Anita na Fabrice bumva nyine urusaku, maze bakabyuka bihuta bagera muri salo, maze Fabrice agahita amenya nyine papa wa Lily, ahita abaza Lily ati kubera iki utambwiye ko papa wawe ari buze? Naho rero uyu mupapa nyine ahita amubwira ati nagombaga se kuguteguza, nje guhagarika rwose amahano mushaka gukorera muri iyi nzu, ndaje ngo munsobanurire. Naho rero Anita ahita amubwira ati ariko se uri gusakuza gutyo, hano urabona ari mu cyaro, gerageza rwose ugabanye ijwi. Naho Fabrice ahita agerageza kumupfuka umunwa ati mbabarira uceceke ufunge umunwa. Uyu mupapa rero ahita abwira Fabrice ati mbabariye uwo mukobwa kubera ko atanzi, naho wowe rwose uranzi neza, ibyo nshoboye n'ibyo nakora urabizi. Ubwo rero ndashaka ko uyu mukobwa ava muri uru rugo, umukobwa wanjye akaba ari we uhasigara, ugakomeza kwita kuri uyu mwana uri mu nda ye. Naho rero Fabrice ahita amubwira ati rwose ubu ngubu urananiwe cyane, wakabaye ubanza kuruhuka maze ibyo byose tukaza kuba tubiganira nyuma, kubera ko ubu ngubu rwose ufite umunaniro ukabije. Anita rero aba yayobewe impamvu ari kubona rwose Fabrice wagira ngo ari kugura inzira kuri papa wa Lily, aba ari kwibaza impamvu Fabrice rwose yahise ajya ku ruhande rwa Lily cyane. Mu kanya rero bajya mu cyumba, maze Anita agahita abaza Fabrice ati ndifuza ko unsobanurira, unamuhaye umwanya ngo muraza kuba muvugana kubera iyo utamwirukanye ngo agende atahe. Naho Fabrice ati mbabarira byose nabikoze kubera wowe, kubera yuko ntabwo rwose uriya mugabo umuzi. Naho Anita ati ndamuzi, ni papa wa Lily, ahubwo wagira ngo watanzeho inkwano, uzi ko wagira ngo ni sobukwe ukuntu uri kumufata neza. Naho Fabrice ati mbabarira uceceke, uriya mugabo ni umugome cyane,
yishe abantu benshi ku gasozi k'iwacu, umuntu wese wagiranye ikibazo aramwica, uriya mugabo nyine ameze nk'umupfumu, akoresha imyuka mibi, iyo rero mutabashije kumvikana akugirira nabi cyane rwose. Akivuga ibi bintu rero Anita ahita atangira kugira ubwoba, ati hanyuma se ufite ubwoba ko natwe ashobora kutwica? Fabrice ati cyane nibwo bwoba mfite, niyo mpamvu namucishije make kugira ngo rwose ataza kuduhemukira. Anita rero uba wumvise nyine ibintu biteye ubwoba, ahita abaza Fabrice ati kubera iki ibi bintu utabimbwiye mbere? Naho Fabrice ati ntabwo nari nzi ko rwose Lily azamuhamagara. Anita ati rero hanyuma tugomba gukora iki? Naho Fabrice ati nanjye rwose sinzi icyo tugomba gukora. Anita ahita amubwira ati gusa nyine ngomba gucisha make rwose kuko binteye ubwoba. Nyuma rero y'amasaha baza gusubira kongera kuvugana na papa wa Lily, noneho birumvikana Anita aba yacishije make cyane. Bari kuvugana rero papa wa Lily ahita abwira Fabrice ati hanyuma rero umukobwa wanjye ugomba kumufata neza cyane, kubera ko nk'umuntu utari ufite umwana iyo yakaba yari inkuru nziza kuri wowe. Fabrice ati ariko ntabwo rwose nashaka undi mugore kuko mfite umugore wanjye nkunda cyane Anita, kandi Imana yaduhaye umugisha. Naho rero papa wa Lily ati ariko izo mana zanyu muba muvuga ibyo ngibyo rwose ngiye ntabwo nabyumva. Umugabo yemerewe gushaka abagore benshi, ubwo rero Imana nyine yahaye umugisha umugore wa kabiri mbere y'uwa mbere. Naho Fabrice ati ariko ntabwo nashaka abagore babiri. Naho rero papa wa Lily ati ariko ubundi ko mbona utari kumva, umukobwa wanjye rero araguma hano kandi ugomba kumwitaho, nagira ikibazo akamera nabi cyangwa se umwana atwite akagira ikibazo uzambona rwose. Ikindi cya kabiri ngiye gutegereza maze abanza abyare, namara kubyara nzaza maze umpe inkwano, kubera ko ntabwo watwara umukobwa wanjye utamukoye, mugomba kuzakora ubukwe mu buryo rwose buzwi. Muri kano kanya rero Fabrice ndetse na Anita bararebana, aho rwose buri wese aba abuze icyo gukora. Papa wa Lily ahita ababwira ati kandi ndigendeye rwose, ariko umukobwa wanjye azibeshya agira ikibazo, muzamenya impamvu banyita uko banyita, muzamenya impamvu ntinyitse, muzamenya impamvu iyo abantu bumvise izina ryanjye batitira. Bose rero baraceceka nyine, naho Lily we rwose bari guseka kuko aba yumva papa wari kumukorera ibyo yifuzaga. Anita rero na Fabrice bajya mu cyumba maze bakumvikana ko bagiye kwigira nk'aho rwose uyu mukobwa batazi ko ari hano, maze rwo rwose bagakomeza kwikundanira. Fabrice abwira Anita ati urabizi nyine kuri urukundo rw'ubuzima bwanjye kandi ndagukunda cyane, humura rero nta kintu kizarogoya urukundo rwacu. Naho rero Anita ati gusa nyine ndi umunyamahirwe ni ukuri kuba narakugize mu buzima bwanjye, nibura nyine ukuntu tujya inama maze ibintu byose tukabyumvikana, nabyo rwose ndabigukundira. Iyi ntambara tugomba kuyirwana uko byagenda kose kandi rwose tukayitsinda. Reka nyine tumwihorere ntituzajye tumwitaho, nagume hariya amere nk'ivaze maze natwe twumire mu rukundo rwacu. Naho rero Fabrice ati rwose ndakwinginze nagerageza no kukubwira amagambo mabi uzajye umwihorera maze rwose wigendere. Nk'uko rero rwose baba babyiyemeje, batangira kwigira nk'aho uyu mukobwa ataba bareba, maze bakajya biyicarira muri salo bagatera story, bagaterana imitoma, bakabwirana ukuntu bakundana, bakirebera nyine agafilime, bakaba bari guseka bari kwiganirira. Uyu mukobwa bikamurya maze rwose we akaba yicaye yigunze, gusa nyine baramwihorera rwose, nawe agatangira kubona yuko uyu mugabo atamwitayeho habe na gatoya, kandi koko ni nabyo, kubera ko ntabwo Fabrice aba yarigeze akunda Lily. Hashira iminsi rero maze wa mushuti nyine wa Anita akaza kumureba, bicaye muri salo. Anita atangira kumutegurira amafunguro ndetse n'ibyo kunywa. Naho rero uyu mushuti we aramubwira ati ibi byo kurya ko numva bidasanzwe. Naho Anita ati wabyemera se ko uyu munsi ari sheri wanjye wateguriye? Uyu munsi Fabrice niwe wagombaga gutegura. Urabyumva rero nawe ukuntu aba yanteguriye neza, uzi ko mba meze nk'umuntu uri muri hoteli. Naho rero uyu mushuti we ati oya ntumbwire ko rwose umugabo wawe atitaye ku kazi kose aba afite, afata umwanya maze akagutegurira ibyo kurya.
naho Anita ati cyane, ati ndi umunyamahirwe ni ukuri kuba rwose narahuye na Fabrice ntitaye ku bibazo turi kunyuramo, ariko ni ukuri uriya mugabo rwose ni igisubizo kuri njyewe, kuko ibi byose tunyuramo nta mwanya mbiha, nta nubwo njya mbitekerezaho, kubera ko urukundo rwa Fabrice rutuma ibintu byose mbihindura zeru. Naho uyu mushuti we ati ni ukuri uri umunyamahirwe, kubera yuko rwose kubona umugabo ugutegurira amafunguro ni ibintu bidasanzwe bibaho. Ibi rero rwose nanjye biba bintangaje, ahubwo se ubu hari ikindi kintu wakwifuza? Imana yaguhaye byose. Naho rero Anita ati rwose nanjye iyo nicaye nshima Imana kuba yarampuje na Fabrice, kuko ntacyo nyishinja, umunezero wose rwose ndawufite. Ahasigaye nyine Imana izampa abana, maze ubundi umunezero ube wuzuye. Riri rero agera aho ngaho nawe rwose akabona ko bitari kuvamo, kubera ukuntu baba rwose bamurisha umutwe kubera urukundo baba bifitaniye, maze agafata umwanzuro wo kuba asubiye iwabo kugira ngo nyine abanze abyare, ubundi papa we azategeke Fabrice kuza kumukwa nyine maze akamutwara. Noneho rero akimara kugenda Anita ndetse na Fabrice baba baruhutse rwose, noneho bahita batangira kwisanzura bakirekura rwose, ukabona ibyishimo ni byose. Gusa nyine akazi ko mu rugo n'ubundi kaba kari hafi kwica Anita, kubera ko kose niwe usigaye ugakora. Umunsi umwe rero aba yiriwe mu kazi ko mu rugo yakoze amasuku ahantu hose, maze ku mugoroba Fabrice agataha, ataha rero asanga Anita yananiwe rwose. Gusa nyine Anita akimubona ahita agenda akamuhobera, ati sheri wiriwe neza? Naho Fabrice ati cyane rwose niriwe neza. Ati none se hari umuntu waba warigeze akubwira yuko uri mwiza cyane? Anita ati umugabo wanjye niwe ujya ubimbwira buri mugoroba. Naho rero Fabrice ati ariko rwose umugabo wawe ashobora kuba nyine ari umunyamahirwe rwose kuba yarabonye umugore nkawe mu buzima. Naho rero Anita aseka ati ahubwo ni njye umunyamahirwe, njyewe wabonye umugabo nkawe mu buzima bwanjye, kubera ko uri ibyishimo kuri njyewe. Baba bari guhoberana rero banasomana, maze Anita ati gusa nyine akazi kanyishe rwose uyu munsi. Fabrice ati kubera iki utansigiye 1/2 cy'akazi maze ngataha nkagakora, ko bizi ko rwose ndakunda yuko umugore wanjye avunika? Naho rero Anita ati gusa nyine ubutaha nzabikora. Fabrice ati hanyuma rero ndifuza nyine ko wakwitegura maze nkagusohokana. Anita ati nibyo se koko? Fabrice ati cyane, urahitamo resto ushaka muri uyu mujyi, ubundi nyine nisohokanira umugore. Ndifuza kuguha keya uyu mugoroba, ntabwo nifuza ko rwose uri bujye mu gikoni guteka. Ndashaka ko twigendera tukiganirira tukaryoshya nyine. Anita rero ahita yishima maze akamubwira ati ubundi rwose niyo mpamvu ngukunda, nkunda ukuntu buri gihe uba uri gutekereza ibyiza kuri njyewe. Ahita rero ajya kwambara maze akambara neza cyane, ubundi akaza nyine bagafatana mu biganza bagahita bisohokera bakigira kwisangirira. Uyu mugoroba rero uba ari uw'ibyishimo cyane rwose, kubera yuko baba bicaye ahantu muri resto nziza bari romantike, bari kuganira ku rukundo rwabo, ndetse rwose bari guseka wagira ngo ni nk'abafiance batarigera banabana, kuko ubareba abagira ngo aba bantu rwose bamaze n'igihe badahura, dore ko rwose baba bakundana mu buryo bugaragarira amaso, ndetse abantu benshi baba batangarira iyi couple kubera ukuntu baba bakundana nk'abamenyanye ejo. Bataha rero ibyishimo ari byose rwose, maze nyine bakaryama. Buracya mu gitondo Fabrice akabyuka akitegura, maze yamara kwitegura agahita nyine aha bizu Anita uba umeze nk'ugisinziriye. Anita rero ahita akangukira hejuru, ati urumva rero wagenda gutyo gusa ntagusezeye? Ahita amubwira ati gusa nyine wambaye neza urakeye. Naho rero Fabrice ahita atangira kwikaraga, ati mbwira rero uri kubona se koko nsa neza cyane? Naho Anita ati cyane rwose uri bogari nyine nk'ibisanzwe. Fabrice ahita aseka ati nawe uri mwiza, niyo ubyutse rwose uba uri mwiza, gusa nyine nakererewe ngomba guhita njya ku kazi. Ahita rero amuha bizu maze nyine akamubwira ati wirirwe neza. Naho rero Anita nawe ati nawe wirirwe neza.
Hashira iminsi rero, burya kuko nyine ibyiza ntabwo rwose biramba, maze Riri akabwira papa we nyine ko noneho igihe cyo kubyara cyegereje. Naho rero papa we ahita amubwira ati ntabwo ugomba rwose kuzabyarira mu rugo rwanjye, ugomba gusubira mu rugo rwawe byanze bikunze. Arongera rero akamushorera maze akongera akamugarukana kwa Fabrice. Noneho rwose Anita umaze kwibagirwa uyu mukobwa, acyongera kumukubita amaso, ahita noneho amenya ko rwose agiye kongera kubihirwa n'ubuzima. Uyu mukobwa noneho aza rero rwose wagira ngo yariye karungu, dore ko papa we nyine asiga ababwiye ati umukobwa wanjye ntabwo mugomba kuzajya mumuvunisha, agomba kuzajya arya icyo ashaka, agakora icyo ashaka, mbese agomba kubaho rwose uko abyumva. Ababwira ko kandi umukobwa we naramuka amuhamagaye akamubwira ko hari n'uwamurebye nabi, azabereka uwo ari we. Guhera rero uyu munsi ibintu bitangira guhinduka, kuko noneho Anita atangira kujya yita nyine kuri Riri, akaba ariwe umutekera akamugaburira, mbese Riri akagenda akigira umwamikazi. Nta na kimwe Riri yakoraga muri uru rugo, Anita niwe wakoraga byose, ndetse na Fabrice. Umunsi umwe rero Anita aba ari koza ibyombo, maze Riri nyine agahita azana ibyo yari amaze kuriraho, akaza akabimujugunyira ati byoze nabyo. Naho rero Anita atari ko rwose ibi bintu ndabona bitangiye gukabya, kuko ndabona usigaye umfata nk'aho ndi umucakara wawe. Naho Riri ahita abwira Anita ati ariko abagore nyabagore ntibakavuge ngo nawe uvuge, wangumba we uba uvuga iki? Njyewe ndavuga kuko ntwite, wowe se uri iki muri runo rugo? Ubu umuntu akubajije ubusobanuro bwawe wabubona, ariko njyewe ntwitiye umugabo nkunda, ni njyewe rero rwose ngomba kuvuga ibyo nshaka, ndi umwamikazi, ni nanjye mugore nyamugore, naho wowe rwose ntabwo nzi ubusobanuro naguha. Ibi bintu rero bibabaza Anita, maze rwose agatangira kurira, ariko nanone akagerageza guhisha uyu mubabaro. Undi munsi rero Riri niwe asanga Anita mu gikoni, maze agatangira kumubwira amagambo yo kumwishongoraho no kumusuzugura. Riri rero abwira Anita, ahita abwira Riri ati umva rero nkubwire, rwose ntabwo nshaka kuzongera kumbwira ayo magambo n'ikindi gihe. Ujye umenya umwanya wawe, njyewe rwose ntabwo ndi mugenzi wawe, ndakuyamye kandi ujye umenya rwose aho ugomba kugarukira. Akiri kumusomera gutya rero, Riri ahita abona ko Fabrice yinjiye mu gikoni, maze agahita atangira kurira, agatangira kwikanda mu nda ati arankubise, aransunitse, rwose nari nkubise umugongo hasi. Aba ari kurira cyane nyine wagira ngo koko baramukubise. Naho rero Fabrice ati hoya ibyo bintu ntabwo bishoboka, kuko Anita wabasha gukubita umuntu umeze gutya, umuntu utwite inda ingana itya koko wamukubita? Naho rero Anita ubu nyine yitegereza ukuntu Fabrice ahita aza gufata nyine Riri, maze ukabona rwose ari ku ruhande rwe, ndetse ukabona yemeye n'ibintu riravuze, maze agahinda kagatangira kumwica. Fabrice ati ndakwinginze rwose jya ukontorora ibikorwa byawe, umuntu umeze atyo koko umuntu aramukubita? Ntabwo nari nzi ko uri inyamaswa bigeze aho ngaho, uwo ntabwo ari wowe rwose nari nsanzwe nzi. Naho rero Anita kubona nyine umugabo we ko rwose atamwizeye, ndetse ko abona ko yakora ibintu bibi nk'ibi ngibi, biramubabaza cyane, maze akaguma ahagaze nta jambo ari kuvuga. Naho rero Riri ahita areba nyine Anita, maze akamukoba nyine, ni nko kumwereka ati ndagukoze. Naho rero Fabrice ahita afata Riri nyine akamutwara mu cyumba cya Riri kugira ngo ajye kuruhuka, kubera ko aba akeka ko ahari hari ikintu kimubayeho, nyamara Anita nta kintu kimwe aba amukoze. Anita rero ahita asigara hano mu gikoni, noneho rwose ari kurira, kubera ko n'ubwa mbere aba abonye umugabo we agiye ku ruhande rwa Riri aho kugira ngo ajye ku ruhande rwa Anita. Uyu munsi rero Anita ararana agahinda kadasanzwe, ntabwo rwose yigera asinzira, arara yicaye ari kurira, ari nako asenga kandi atari ko se Mana nagukoreye iki kugira ngo umugisha uha abandi njyewe uwunyime? Kubera iki rwose udashobora kunshyira umwana mu nda yanjye, maze nanjye nkabona ijambo
kubera iki abandi bose ubaha abana ariko jyewe rwose akaba ari jyewe ukwiye igisebo no kubwirwa amagambo mabi kubera yuko nta mwana mfite, harabura iki koko Mana ngo nanjye umuhe uwo mugisha?" Aba ari gusenga rero asaba Imana ko rwose nawe yamuha umwana kuko aba abona yuko impamvu umugabo we atangiye kujya ku ruhande rwa Riri ari uko nyine Riri amutwitiye, naho Anita akaba amaze imyaka myinshi ataramubyarira. Riri rero aragenda rwose agatesha Anita ku buryo rwose Anita agenda akabihirwa n'ubuzima. Umunsi umwe Anita aba yicaye muri salo ari kwirebera filime yaryohewe rwose, agafilime kageze ahashyushye, maze Riri agahita aza agafata telekomande agahita yindura shene Anita aba yari ari kurebaho, ahita yiyicarira maze rwose agatangira kwirebera agafilime yishyiriyemo. Anita ahita amubaza ati "Ariko se nkubaze, nta maso ugira? Ntabwo wabonaga se ko nari ndi kureba filime? Ni gute ufata telekomande ugahindura shene nari ndi kureba? Ariko se ubundi ntabwo wigeze utozwa ikinyabupfura? Abantu bo mu cyaro kubera iki nta kinyabupfura mugira? Rwose nanjye nigeze kuba mu cyaro mbere yuko nza hano, ariko nyamara njye rwose ntabwo nari umwana utagira indero nkawe. Ndi kwibaza umuntu waguhaye uburere maze bikanyobera." Naho rero Riri ahita amwitegereza ati "Rwose papa wanjye yarabimbwiye, yambwiye ko nyine abagore batabyara bahora bashaka umuntu bashinja amakosa yabo. Birumvikana ko nyine nawe rwose ubwo ibyo uri kuvuga ni ukugira ngo wigire mwiza, gusa njye ntabwo njya nkunda kuganira n'abagore batabyara nkawe. Reka ahubwo niyicare ndebera agafilime kubera ko nta mwanya mfite wo gutongana nawe. Ni akazi kawe nyine, ikindaje nshinga kano kanya ni ukwirebera aka gafilime karyoshye." Aya magambo rero arongera agakomeretsa Anita, dore ko rwose Anita aba asigaye akomereka cyane kubera ukuntu uyu mukobwa akunda kumucyurira ko we atarabyara. Riri rero ahita abwira Anita ati "Ahubwo haguruka ugende uzanire akajimbe ninywera." Anita rero ahita yimyoza maze agahita ahaguruka agahita agenda nyine akajya mu cyumba. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Anita yicarana na Fabrice maze akamubaza ati "Ariko se chérie, byagenze bite? Habaye iki rwose? Akantu kose kabaye ni jyewe ubwira nabi?" Naho Fabrice ati "Ariko sinkwanga, ariko nanone ntabwo nahora mubwira nabi kandi atwite. Ubwo rero ukoze ikosa rwose ngomba kugukosora." Anita ati "Ariko ntabwo wigeze umenya niba koko ibyo banshinja ari ibya nyabyo, nyamara iyo Riri akoze amakosa we ntabwo ujya umukebura, kubera iki utamubwira ko yakoze amakosa cyangwa ngo umubwire nabi? Buri gihe cyose nsigaye mbona rwose amakosa yose uyangerekaho. Sinzi icyabaye, ahari koko ibintu rirambwira ni ibya nyabyo, kuba ntabyara birakubangamiye." Fabrice rero ahita abwira Anita ati "Hoya rwose ntabwo bimbangamiye, nuko nyine mba ntekereza ko ari amakosa." Naho Anita ati "Ariko rwose ntabwo nigeze mukubita urushyi, kandi ni ukuri wakabaye rwose unyumva ibyo bintu sinabikora, ubwo koko urumva nakubita umugore utwite?" Naho Fabrice ati "Ariko ukuntu nasanze umuhagaze imbere uri kumureba byagaragaraga rwose nkaho umaze kumukubita urwo rushyi." Bakiri rero kwiganirira bajya bakumva urusaku hanze, maze bakumva harimo n'ijwi rya Riri. Basohoka bihuta rero maze bagasanga aba bombi bari gutongana. Riri nyine aba ari kubwira uyu musore ati "Ariko koko uranshakaho iki? Urashaka iki hano?" Naho rero uyu musore ati "Umva nkubwire, ndasakuza n'abari mu nzu rwose bose baze, kubera yuko ntabwo mbyumva ukuntu wantaye maze ukajya gutwitira umwana wanjye mu rundi rugo. Utekereza se ko njye nta bushobozi mfite bwo kurera umwana wanjye? Ibyo bintu rwose ntabwo wabinkora, ugomba kuza maze tukabana." Naho Riri ati "Njyewe mbana nawe muri kariya gahegene ngo ni akazu? Ntabwo rwose bishoboka, ahubwo reka gusakuza, reka rwose kunteza abantu." Naho uyu musore ati "Ndaba guteza ko mbaguteza, ndaje rwose nsakuza abantu bose babimenye ko wagiye ukantana ukanjyanira umwana. Ugomba kumuzana, uyu mwana agomba kuvuka ari kumwe na papa we ndetse na mama we." Muri ako kanya rero baba nyine bageze hanze ba Anita maze bakababaza bati "Hano habaye iki?" Naho Riri ahita ababwira ati "Nta cyabaye,
ahubwo uyu musore nyine yari yayobye. Ubwo rero n'ubundi Musanze yari agiye kugenda, ahita amubwira ati umva genda rwose kuko kubera ko wari wayobye kandi namaze kukuyobora aho wari ugiye. Naho rero uyu musore ahita abwira Lily ati ariko uragira ngo abantu bamfate nk'umusazi? Urareba se ukabona ndi umusazi? Uratekereza ko ibintu ndi kuvuga ntabyo nzi? Uyu musore rero akomeza ababwira ati munyumve neza, ntabwo rwose nasaze, nta nubwo nayobye, ahandi ndabihazi neza. Uyu mureba imbere yanjye ni Lily. Lily rero ni sheri wanjye ndetse n'uyu mwana atwite ni uwanjye. Naho rero Lily ahita atangira gusara ati oya ntabwo bishoboka, wowe se njye nawe turaziranye, uyu mwana ni uwawe, ushobora kuba wasaze rwose bakujyane kwa muganga. Ahita ahindukira maze akareba Fabrice ati ko nta kintu rwose uri kuvuga, uyu mugabo araza yiyitirira umwana wawe, uyu mwana ntwite akamwiyitirira, ntabwo rwose nziranye nawe. Naho rero uyu musore ahita atangira kubwira Lily ati ntumbwire ko rwose bakwishyuye kugira ngo nyine uzajye uvuga ko umwana wanjye ari umwana wabo, nizere ko ibyo bintu utabinkora. Naho rero Fabrice ndetse na Anita bo baba bumiwe nyine, sene baba bari kureba imbere yabo baba bameze nk'abantu bari kwirebera filime. Nizere ko rwose utangurishirije umwana kuko sinabyihanganira ko ungurishiriza umwana. Naho rero Anita ndetse na Fabrice batari ko ibintu turi kumva ni ibiki. Naho rero Lily atumva birashoboka ko rwose uyu mugore wawe aba ari kubwira Fabrice nyine ari we wishyuye uyu musore kugira ngo aze kunsebya, aze kudusenya. Gusa nyine ntutume bakomeza rwose kumbangamira kubera ko n'umwana ibi bintu yaba ari kubyumva. Naho Anita atari kuri umusazi, ngewe se ibyo bintu naba mbikora, naba mpuriye hehe nabyo? Naho rero uyu musore turacyakomeza se guhakana yuko njye nawe tutaziranye, nta hantu na hamwe nzi. Naho uyu mukobwa ati nta hantu na hamwe rwose nkuzi. Uyu musore ati reka noneho turebe ko koko nta hantu nzi. Ahita afata telefone maze agatangira guhamagara Lily. Telefone rero ihita isonera mu biganza bya Lily ndetse barebamo bagasanga nyine harimo izina ry'uyu musore. Uyu musore ahita ababwira ati sinababwiye ibyo navuze, murabona atari ibya nyabyo, gute atunze nimero yanjye niba koko atanzi? Anita ndetse na Fabrice bo rwose baba bakiri mu ihurizo, ntabwo baba bari kumva ibintu biri kubera hano. Uyu musore rero ahita yaka telefone Lily ati ndabizi ko nyine ari bukomeze kubihakana, nimwirebere mwese, handitseho ngo urukundo rwanjye, koko kuri iyi nimero haba handitseho ngo urukundo rwanjye. Bose rero bahita nyine bumirwa, maze Anita agahita amubaza ati mbwira, burya bwose umwana utwite ntabwo ari uwa Fabrice, ntabwo ari uw'umugabo wanjye, ibyo byose warabihimbaga? Lily rero we aba yatangiye nyine kubura icyo gukora, aba yatangiye guceceka yabuze aho areba kubera ko rwose babona imigambi ye yose igiye kuburizwamo. Anita rero umujinya uhita umwica maze agahita akuramo urukweto ati ndakwiyicira, ukuntu kose wantesheje umutwe, ukuntu wambabaje, ukuntu watumye mbihirwa n'ubuzima ubeshyira umugabo wanjye. Impamvu yonyine yatumaga nkwihanganira ni uko nkunda umugabo wanjye, ntabwo namushakiraga ibibazo. Gusa nyine kuva menye rwose ibi byose ndakwiyicira neza neza, ukamara igihe kingana gutya uba mu nzu yanjye unkoresha akazi k'uburetwa ngo twite umwana w'umugabo wanjye, naho rwose ni umwana wikuriye hanze. Naho rero Fabrice ahita afata nyine Anita kuko ababona Anita rwose yarakaye, ababona yanamusunika maze akagwa bikababera ibibazo, ahita amwinjiza mu nzu. Maze Lily nawe agahita abwira uyu musore ati genda va hano vuba, ihute genda uve hano. Agahita yongera akinjira mu nzu, dore ko rwose wagira ngo uyu mukobwa nta matwi agira. Bagera mu nzu rero maze Fabrice agahita abwira Anita ati byihorere, ibi byose rwose dufite uko tugomba kubikemura kandi mu mutuzo ndetse mu mahoro. Fabrice rero ahita ahamagara papa wa Lily maze akamubwira ati ndagushaka byihutirwa, ejo mu gitondo rwose uzaba uri hano, birihutirwa cyane. Naho rero papa wa Lily ahita amubwira ati nta kibazo nzaza.
Fabrice kandi ahita yambura telefone Riri maze akarebamo za nimero, ahita ahamagara uyu musore akamubwira ati ejo mu gitondo ndagushaka byihutirwa. Bose nyine abaha isaha imwe maze bose bugacya bakahahurira. Baricara rero maze Fabrice akabwira papa wa Riri ati ni ukuri wakoze kwitabira ubutumire bwacu, ndabizi ko uba ufite akazi kenshi kandi tukaba twagutunguye, ariko ni ukuri impamvu yatumye tugutumaho yihutirwaga cyane, twifuzaga nyine kukuvugisha. Ajya gutangira rero kuvuga ikibazo maze Anita agahita abwira Fabrice ati hoya rwose reka mba ari njye mbyivugira. Ahita abwira rero papa wa Riri ati hanyuma rero icyatumye tuguhamagara ntabwo ari ikindi rwose, nta mpamvu yo kugukerereza. Ati twagira ngo tukumenyeshe ko rwose umusore ureba hano ari we wateye inda umukobwa wawe. Inda rero umukobwa wawe atwite ntabwo ari iy'umukunzi wanjye, ndavuga uyu musheri wanjye Fabrice. Uyu mukobwa nyine niwe ukwiye rwose kuguha ibisobanuro by'uko byagenze, kubera yuko yabeshyeye umugabo wanjye. Uyu musore kandi ureba ntabwo rwose kuba yarateye inda umukobwa wawe byari bitunguranye, kubera ko ni umukunzi we, ndetse rwose n'ibyo uyu musore byose ari kuvuga abifitiye ibimenyetso. Kubw'iyo mpamvu rero njye n'umugabo wanjye rwose turabere, ndetse rwose nta kintu na kimwe tubagomba wowe n'umukobwa wawe. Muri kano kanya rero papa wa Riri we nyine aba yumiwe rwose, aba ari kwitegereza Riri ndetse akanitegereza na Anita uba uri kumuha aya makuru, gusa nyine aba ataramenya ukuri kwa nyako. Papa wa Riri rero ahita abaza Riri ati ibintu ndi kumva ni ibya nyabyo koko? Riri uba wabuze aho areba ahita amubwira ati papa nta kindi kintu navuga uretse kugusaba imbabazi. Papa we ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi ati kunsaba imbabazi ukifata ukankoza isoni bigeze aho? Ahaguruka rero agiye gukubita Riri, maze wa musore agahita ahaguruka akitambika ndetse agatangira no gusunika papa wa Riri. Abantu bose rero bari kumwitegereza maze rwose bagatekereza ko uyu musore nta makuru afite ku kuba uyu mupapa ari umugome cyane. Naho rero papa wa Riri ahita amubaza ati wowe uri nkande unyitambika? Naho rero uyu musore ati njyewe ndi papa w'umwana uyu mukobwa atwite, ndetse rwose ndi n'umugabo we w'ahazaza. Naho rero papa wa Riri ahita amubwira ati ntabwo nzi rwose, ntabwo uzi umuntu ukinisha. Biba bigaragara ko uyu musore nyine ari indisipurine rwose, nta kinyabupfura aba afite, nta kubaha, ku buryo rwose ataba abashije no kubaha sebukwe imbere y'abantu. Papa wa Riri ahita amubwira ati ntabwo rwose nzigera nguha umukobwa wanjye, ntabwo mwabana. Naho uyu musore ati ariko ndabona wagira ngo rwose ntabwo nzi umukobwa wawe, ntabwo yigeze akubwira uwo ndi we, njyewe nta mikino ngira, utanyitiranya n'uyu musore nyine wari warifatiye. Njye nta muntu ujya unyifatira, nutanka umukobwa wawe n'umwana wanjye uzapfa rwose, ahubwo utangire witegure ko rwose uzapfa. Naho rero papa wa Riri ati ntabwo umukobwa wanjye yashakana n'umusore utagira ikinyabupfura. Anita rero na Fabrice bo baba bumiwe ukuntu uyu musore ari kwivugira amagambo yose ashatse. Naho rero Riri nawe ubwoba buba bwamwishe ukuntu nyine uyu musore uba wita sheri we aba ari kubwira papa we, kandi azi ko papa we nta mikino ajya agira. Uyu musore rero akomeza rwose kubwira amagambo akomeye papa wa Riri ati burya bwose nawe wari umushyigikiye, washakaga kuzagurisha umwana wanjye kuri aba bakire, ntabwo bishoboka rwose, ndetse Imana nsenga ntabwo yabyemera, ntabwo byashoboka. Baba bari gutera rero amahane, maze Fabrice agahita ababwira ati ibibaye rwose byagombaga kuba, ukuri kwagombaga kumenyekana, gusa nyine nicyo gihe kugira ngo mwese munsohokere mu nzu. Naho rero papa wa Riri ahita nyine abwira Riri
ati gusa nyine nizere ko ntazongera kukubona ukundi, niba uhisemo nyine uwo musore ubwo ntuzangarukire mu rugo. Nyamara uyu musore ahita ahagurutsa Lily, dore ko nyine aba atwite inda nkuru rwose aba ari kwitegura kubyara, maze akamubwira ati ngwino tugende, nta yandi mahitamo nyine Lily aba afite, kuko n'ubundi yibeshya akajya iwabo rwose bamumerera nabi. Gusa nyine uyu musore aba ari indisipurine ndetse rwose nta n'ikintu na kimwe aba yifitiye. Ubwo rero Lily nyine aba agomba kumukurikira. Barasohoka maze bakagenda, naho rero Fabrice ndetse na Anita bahita bahoberana maze bakarebana bati burya koko nta mvura idahita, n'iyi ngiyi twabonaga izagwa ibihe byose igeze aho ngaho irahita. Naho Fabrice ati umbabarire ni ukuri mugore nkunda ku byabaye byose, kuba rwose uyu mukobwa yaratubeshye maze akadutesha umutwe igihe kingana gutya. Naho rero Anita ati icy'ingenzi ni uko byose bigiye hanze maze bakaduha amahoro, urugo rwacu rukaba rusigaye rwose rumeze neza. Iminsi rero iragenda igashira bameranye neza rwose, ibintu byose ari umunezero gusa. Umunsi umwe rero baba basohokanye bari muri resto bari kurya bishimye, maze babazanira nyine ibyo kurya bya nyuma, ibyo barenza ku biryo. Anita akibikubita amaso akaba atangiye kumukorwa, ahita yihuta rero akajya nyine muri tuwarete akajya kwiherera, aragenda akitunganya, maze yagaruka Fabrice akamubaza ati ubaye iki, ibi byo kurya se byakuguye nabi? Anita atahari rwose niko byagenze, birashoboka ko bitandyoheye, gusa nyine sinzi ukuntu bigenze kuko nahoze ndi gufata amafunguro numva ndyohewe cyane, ariko mu kanya gato cyane ngikubita amaso ibi byo kurya mpise numva rwose ntazi ibintu bibaye. Arongera rero akajya kugerageza kugira ngo afate kuri aya mafunguro, nanone akaba aramukowe. Naho rero Fabrice atamubwira ati ushobora kuba ufite ikibazo, ahubwo reka tujye kwa muganga turebe kuri muzima. Baragenda rero maze bakajya kwa muganga, muganga rero amufata ibizami byose, maze yajya kumuha ibisubizo agatangira agaseka, atumva ahubwo rwose felicitation kuri uyu muryango mwiza. Naho rero aba bombi bati kandi umuntu arwaye arembye nawe ngo felicitation. Naho rero uyu muganga ati cyane rwose, kubera yuko mugiye kuba ababyeyi, mutegereje nyine umwana. Uyu mumama nyine aratwite inda y'ibyumweru 3. Akivuga rero ibi bintu bahita barebana maze bose bagahita basimbukira cyarimwe. Fabrice agahita aterura Anita maze akamuzengurutsa ari kumubwira ati sheri, uyu munsi rwose umpaye ibyishimo ntigeze ngira mu buzima bwanjye, ndagukunda cyane. Basakuriza muganga rwose, maze muganga akayoberwa nyine ibintu byabaye, ati ndagukunda, gusa wumve ko iyi ariyo mpano ya mbere umpaye mu buzima bwanjye. Anita rero nawe aba yishimye cyane, ati nanjye ndanezerewe kuba ngiye kuba mama w'umwana, ndetse rwose nkaba ari wowe ugiye kuba papa w'umwana wanjye. Ibyishimo rero biba ari byose, barahoberana bakanga kurekurana, maze bagatangira gusomana imbere ya muganga. Muganga rero ahita bakomanga, atumva mwibeshye rwose ahantu, nimutahe mujye mu rugo maze muze kubivuga neza muri iwanyu, niho hantu heza cyane ho kuganira icyo kiganiro. Bahita bamubwira ati muga utubabarire ni ukuri, gusa urakoze kutubwira iyi nkuru nziza. Barataha rero maze bagataha bagenda baririmba, ibyishimo biba ari byose kubera ko nyine baba biteguye kuba ababyeyi. Fabrice rero abwira Anita ati ni ukuri ndagukunda cyane, noneho ubu ngubu inzozi zanjye zose zibaye impamo kuba rwose tugiye kubona umwana. Naho Anita ati nanjye ni ukuri ndishimye cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.